ikibazo ngiye kwa muganga barambwira ngo ni ikibazo cy'umugongo w'inyuma wagize ikibazo hasi yego ariko ndifuza nkumva nta kintu gihinduka ahubwo nkumva birarushaho kuba byinshi kuribwa yego ubundi umuntu ahageze bibaye ari uburwayi koko busanzwe atari biriya ntiwabimenye ukamubwira turabimenya nzaza ndebe niba nabyo guhita unamvura nta kibazo murakoze kandi Imana ibahe umugisha yego namwe umugongo wacitse byararangiye noneho ukatangira kubona atangiye kugenda gutya atangiye kunena Esha byagenze gute ndi wagukubise ukibarira musaza ntabyo kumanuka ugire gutya inshuro ebyiri za20 reka da tikomeza ugire gutya reka da bikamfata vango bazana uwo mwanjye tukazana ibyo byose bigakubura iyo myanda yose igakoyo ikagenda nongeye kubasuhuza inshuti za muganga Clement ngira ngo muratwishimira tukabishimira kandi bigana tugirana muri iyi minsi rwose ndabona ko mubyitayeho cyane Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu ngira ngo akenshi rero dukunze kuvuga ku bijyanye n'ubuzima bwacu n'iby'Imana yameje kuri ubutaka bibasha kudufasha ariko ntabwo natangira ntabaje gusuhuza uyu muvandimwe wacu utwitayeho rwose ngira ngo ni umutumirwa muramubona imbere yanyu nabaramutse muraho neza abakunzi ba muganga Clement turabasuhuje tubifuriza amahoro y'Imana uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku kiganiro kijyanye n'ubuzima bw'abantu muri iki gihe musabye Imana Jacques sinzi abantu muri guhura nabo muri iyi minsi hari kujya kwa muganga kajya Kanombe kajya CHK kajya Kibagabaga kajya Faisal bavuga ati nta gihinduka na kimwe sinzi niba abantu muri kujya muhura cyangwa hari abaturanyi muturanye cyangwa mu nzira kumva abantu bagenda bimyoza buryo n'ubundi umuntu akimyoza ari wenyine zamati bigenze gute usibye no kwimyoza burya hari n'abagenda bivugisha mu nzira ugasanga nta muntu bari kumwe ariko ari kugenda yivugisha ibibazo niba ari ibibazo byo mu ngo niba ari ikibazo cy'inzi ariko ibyo kibazo kiragwiriye ku bantu benshi cyane hanini ni icy'ubuzima kuko urabona uhura n'umuntu afite abana 3-4 umwe arondera kuri ikizame cya leta muri primaire arakora ikindi undi arakora ikindi muri secondaire kirangiza umwaka ukumva ati umwana wanje kuva mu wa mbere kugeza mu wa 5 yari umuhanga yari uwa mbere yari uwa kabiri nterengaga uwo mwanya amanota yiga amanota meza cyane ati none ubu ngubu ibintu byose yaratsinzwe yawe wiga primaire yawe wiga secondaire n'abiga university naho byagezeyo ibyo bintu uko bigwiriye biragwiriye noneho ukajya kumva n'umubyeyi ukumva arahora ataka umugongo arataka umutwe arataka amaguru arataka amaboko ararara atiyorosha kubera iki umuriro mwinshi ubushyuhe akarara yihungiza ukibaza impamvu iri gutera icyo kintu kigakuyobera noneho mwahura nk'uwo muntu wimyoza gutyo mwaganira ukumva yazengutse ibyo bitaro nanivuze byose nkawe ko tumaze iminsi tugirana ibiganiro byinshi nawe kandi uzi umuntu mugiriye inama ariko tutarakomeza kuko ni mwebwe muzanye iki kiganiro reka tubanze tukivimuzi rero yego usibye n'aba bantu bagenda bimyoza reka njye nivugire ku bana mperutse kuba ndi kumwe n'umubyeyi afite umwana ari kumbwira ati umwana wanjye ejo twari turi mu bijyanye no kwifotoza ibi by'irangamuntu ari kumbwira ati umwana wanjye amaze imyaka 5 hafi 6 kuvuga ntabwo aratobora ngo avuge neza yego abakuru bafite cya kibazo wari umaze kuvuga yego ku ishuri nta kigenda kugira ngo bazamubwire ngo yumve ni ikibazo yego ahubwo wanamugani ibi bintu biri guterwa n'iki usibye uwo twaganiriye ubwo muzanye kubwuko mumbwiye muti aba bantu bariho uwo mubyeyi ushobora gusanga nawe mu nzira ari kugenda yivugisha kuko ibibazo byamaze kumurenga tekereza nawe kugira umwana w'imyaka 6 ubwo atangiye hafi wa mbere yego ntabwo aratobora ngo avuge neza ari kudedemanga kandi urabona yuko si ikiragi kuko aragerageza akavuga ariko ntabwo asohora ijambo ngo uryumve wanamugani impamvu imvo n'imvano y'ibi bintu yaba ari iyi
ngira ngo nk'abasenga musenge cyane, akenshi iyo umuntu yari asanzwe avuga neza akagira ubwo adidimanga cyangwa se n'urimo kumva ngo rwagiye arimo araca amarenga, ahubwo akenshi iyo ndwara ni abadayimoni. Abadayimoni urabazi? ariko mperutse guhura n'undi muntu. nsobeze abadayimoni urabazi Abadayimoni cyangwa urabumva? Ndabumva. ngaho komeza turaza kubasobanura. Wari uvuze ku badayimoni, nibuka umuntu nawe twahuye ari kubavugaho. Yego. Avuga ukuntu yageze igihe ari umuntu w'umugabo bamugobwa ururimi ntiyongera kuvuga. Yego. Ngo abantu baravugaga kumva urundi rurimi rutari Ikinyarwanda. Urumva si ururimi n'amatwi yari yagiye. N'amatwi yari yagiye. Aba badayimoni baza bagafata abantu bakabagobwa ururimi. Ese ni abadayimoni, ni uburozi, ni iki? Nk'uko mukunze kutubwira uti indwara nyinshi ni uburozi. Ni abadayimoni, ni uburozi, bigenze bite? Ibi bintu bize bite? Ubuse ko numva ubizanyemo ibintu bibiri, ngo ni abadayimoni n'uburozi. Ubundi abadayimoni ni iki? Uvuga ngo umuroza guteza abadayimoni. Mpamvu twe abenshi tuzi yuko abadayimoni ni imyuka mibi igenda ituruka hehe? Ku mubi. Ku mubi. Nose umurozi ntabwo ari umubi. Umurozi ni umubi. Umurozi ni umubi, aguteza ikintu bita izo ndwara zose. Abana mu rugo bagatangira kutumva, umubyeyi umugabo n'umugore batangira kutumvikana bitewe ko bamaze guteza iki? Zamvura mu matwi. Agasobanya indimi. Ugasanga umwe yirarira mu kabari tarasanzwe arara mu kabari, yari umuntu w'umukristo. Umwana mu ishuri uko twabibonye, ugasanga umwana mu ishuri nta cyumva. Kandi si mu ishuri gusa, no mu rugo batacyumva. Abatacyumva kuko uramubwira ati mwana wanjye genda wahe ibirayi uzutekera abandi bana. Ugasanga we yitekeye firite. Wamubwira ati genda ujye kuvoma uze uhagira abana uze ukarabye ufura imyenda y'abana. Ugasanga arimo arikuburira, arimo arikina n'abandi bana. Kandi umwana ugeze mu myaka 15 20 n'umwana ukuze. None se Abanyarwanda ba kera bagiraga umugani uvuga ngo ntazibanya zidakomanya amahembe, kuko ibyo uri kuvuga biraza guhuza nuko wa mwana w'imyaka 20 25 15 haza kuzamo kurwana. Yego. Uraza kugira umujinya ujye kumukubita. Ariko Abanyarwanda bo bakavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Niba ntazibana zidakomanya amahembe, no kuvuga ngo ibi bibazo byamweho kuva kera. Nyine ngo nta cyadutse munsi y'ijuru cyangwa se nta gishyashya munsi y'ijuru. Ariko sinzi niba igiti bita ntacyo twazanye, ariko tuzagishyira muri video bakirebe. Icyatsi cyangwa se igiti bita umwange. Yego. Aho rozi baguteza icyo bita umwange. Bakakinaga mu rugo rwawe. Urugo rugatokombera. Umwana, umugabo, umugore, umukozi. Ntawe ujya wongera kuvugana n'undi. Reka mbe nkubwiye gake rero. Iki cyatsi ntuzakizane kuko abantu baroga abandi bakabamara. Urakoze cyane kugira inama rwose. Icyo cyatsi rero kirahari cyitwa umwange. Niwo barozi bakoresha, baragatsindwa n'Imana twamaze kubavumbura. Gusa urwo bakigejemo nyine tuyihaje turabimenya. Tukagira gute? Hari ibiti bita umukunde. Umukunde bya bishyimbo tuzi se bituruka ku giti. Icyo giti kigera nyine n'ibishyimbo. Hari igiti nyogokuru yakundaga gutera cyazamukaga numvaga cyita umukunde. Nicyo. Nicyo bita umwisheke ushwemuza abo bazimu. Nicyo bita umuhanga uhangamura abo bazimu. Ariko nkubwiza ukuri, ahantu hari ibyo bibazo nihatari no kumva umuntu ataka umugongo. Ukore turabazi benshi, reba ikigero cyanjye. Wabwira umuntu w'umusore w'imyaka 15 tikora ka pompaje rwose ugire gutya, umanuka ugire gutya, umanura gutya. Biranga. Indwara zimeze na muri iki gihe. Ubagumye mu myaka 10, 15, 20 tikora pompaje byiza 20. Yakoresha miti arozi bize. Ariko tinangiza ara ku marembo numva ndatsikiye. Turumva urundi rufasha ahangaha. Turumva urundi rufasha ahangaha. Ubwo rufasha rwatwaye iki? Bwa bwenge. Ewe urwafashe mu rutirigongo nurumuza kwicara mu ishuri. Ubu rwafashe amaguru rwayahimbiriye, nurutuma utajya gucuruza, nurutuma umwana atajya ku ishuri. Ariko byamufasha maze kurenga iki? Ni wa mwange bakoresheje. N'ibindi bakoresha bateka. Noneho kandi gashya ushobora no kurenga aho hantu kumva umutwe urakuriye.
urabona utuntu nkoze uburyo imisegire icyunzwe yego urabibona cyane. ubwiye umuntu wagezweho n'ibyo bintu nta nakunzwe na gake wabona ye umubiri warifunze nta buzima iyo utagira icyunzwe nta buzima yabaye rero ugasanga umuntu anywa amazi nka litiro 2-3 ku munsi aho ukabona ntakunzwe na gato niyo yagenda ibirometero ahubwo se uvuze nk'ibyo by'imirimo isanzwe n'utu twa siporo dusanzwe mpita ntekereza nyogokuru kera yazindukaga saa 11 saa 11 ugasanga rimwe arakubura ariko ubu ngubu kano kanya usanga umwana w'imyaka 10 uramubwira kandi nyogokuru yabaga ari imbuga nini cyane yego ariko urabwira umwana w'imyaka 10 ni ikibanza cya metero 20-15 yego umwana w'imyaka 10-12 ngo kubura akantu katarengeje metero 5 akakarangiza umugongo wamwisha atabasha no kweguka. Ubundi aba bana n'imigongo bite ko iki ni ikibazo kizonza abana benshi b'abanyarwanda. No vuga umugongo rero niho ubona wa mutwe uturuka kuko uyu mutwe uteretse ku rutirigongo rurazamuka rukageramo hano gutya uyu mutwe uteretseho ubwango bwabo burwayi buri hano mu rutirigongo rero uragenda bugere no mu mutwe numubwira nabi iti kuki wenda wanakuye ukamara amasaha n'amasaha eta kubitumwe mwagiye mubyikorera ngende umukozi wanyu kubera cya kibazo cyo mu mutwe wamaze kwangirika ngaho rero mwumva he ibintu bigeze indwara aho zigeze bango urwo rwageze imyuka mibi dukunze kubisobanura tukanabivuga ntibimesa bigaragara ngira ngo akenshi nkunda kuvuga ko hanyura amapuso hacaracara za Marie Jose mu nzu imbeba nyinshi mu nzu ibiceri ku marembo bikabyiganira bishaka kuza mu nzu kuko biceri bivuga ubundi imyuka mibi ngira ngo mwarabyumve sinose somye bibi cyane rwose imyuka mibi kwa Farawo biteza abayisiraheli babiteza kwa Farawo nako ari kuri ubwoko bw'Abisiraheli none ugasanga harimo n'ibice bita imiserebanya kumva ngo iharutsiguye ku buriri bwawe cyangwa ko ni mwamuryamye kumva ngo imbeba iciye hagati muryamye iyo njyo irabatandukanye nta nupfa kwavura ngo mukire uretse Imana yo mu ijuru gusenga ukiriza ubusa nibwo wavura uwo muntu ariko rero muganga iki kibazo cy'imbeba nacyo ni ikibazo imbeba yabaye imbeba zabaye imbeba nta yindi mbese ngo inyuza undi mwinyuza inyuza ngira ngo urabizi yego urumva atari abadayimoni imbeba ubu ngubu mperutse kuvuga ku kiganiro cyitwa imbeba abantu barambwira ati imbeba si abadayimoni dore ko wasaze ukabyi imbeba zihinduka abadayimoni ariko nyuma y'uko uwo muntu ambwiye gutyo hari undi wampamagaye ngo noneho mfite imbeba iza mu gitondo iza nijoro umugoroba ikinjira ikarara ibavuyanga mu gitondo igasohoka ikagenda nese ubwo urumva ari imbeba ndagira rero aka kantu k'imbeba gatindeho sinzi uzavuga uzaruha kuko ibibazo abantu bafite ni byinshi ikibazo n'abantu benshi cyane so kuvuga ngo abantu ngo nzavuga nduhe ahubwo ikibazo giteje impaka mu bantu benshi ntabwo bayemera ko ibyo bintu bikorana n'abarozi ibyo tumaze kuvuga none se njye ubwanjye nivuriye umuntu w'umugabo yicaye ku ntebe nk'iyi nicayeho yaza ndamusuzuma wumvise ko twavuze imiti yirukana imyuka mibi n'abadayimoni yego nkimusuzumisha ya miti yose nakubwiye n'indi nkoresha yose imbeba turutse mu ipantaro yiruka oya da imbeba iva hano mu ipantaro gutya irasohoka iriruka yari yayize abantu bose yari yayizanye imbeba yari yayizanye yitwaje imbeba arangise mwarayibonye y'imbeba imbeba bubera none se usibiramo ngo imbeba hari imbeba uwo ni uwa mbere yego hari uwa Marie Jose ngiye kubona mbona iturumbutse mu myenda yari yambaye Marie Jose hari icyo bita umuserebanya akinjira mu nzu iwanjye muri salo yinjiye mu muryango izengura ku bikuta hejuru iraza imwikubita mu mugongo aparitse imodoka hanze nta nubwo ngo ni umuntu waje n'amaguru undi nawe ndaguha urugero yaje kwivuza iwanjye ndakuvuga ibintu nahagazeho narebye n'amaso yanjye buriya niyo mpamvu muvuga ngo barambwiye oya
niyo mpamvu nkunda kuganira nawe kuko wowe tuganira imbona nkubone nyine ibintu unabonye cyangwa se wakoze. Ubwo abo ngabo nabavuze wabumvishe Muserebanya, Imbeba, Marie Jose. Undi na wazaje kwivuza umumotari amutwaye ngo muhereze umuti yongera agende. Akijya kwinjira mu marembo agikata abona ipusi muri inyuma. Yinjiye mu nzu nyongera kuyibona. Araza turasenga muhereza imiti. Batsa moto baragenda. Muri metero 200 ubona ya pusi imbere yabo. Yampaye. Agira ngo ubwo wenda ni ibisa nkuko bayibonye imbere wenda yibonye imbere ni ibisanzwe. Arayibura ageze mu rugo asanga yicaye ku marembo. Ubu urabyumva? Wowe ukuri iki kiganiro utemera ko Imbeba ari abazimu, ari abadayimoni, ari abarozi, utemera Marie Jose, utemera Muserebanya, utemera ufite ibibazo n'amapusi, ufite ibibazo bikomeye cyane. Niyo waba usenga ukarira hakaza amaraso, utemera ibyo bintu ntacyo usenga. Ntacyo usenga nose niba utabyemera kwa Farawo haraje ibikeri uremera iki? Ibiraza ntibivuga cyane, haje ibikeri haza n'ibindi ibyago bigeze ku 10 birisukiranye. Yego ubuse burya tubabwiza iki? Urwango rero urugo rwagezemo ibyo bintu ni umwiryane gusa, mwishura abantu ntibumva, abana ntibumva. Kugira ngo n'iki kiganiro tuzakora kibijyanye no mu gitanda kubashakanye. Yego uko bigendewe ibyo bintu bihari. Iki kiganiro kari intera amatsiko. Tuzagikora bazacyumva. Ubwo rero tugira ku musozo, ngira ngo umuti w'iki kibazo sinjya nkunda kuvuga kubera ko abarozi barashigitse. Niyo ateze amakuru yo cyumva gutya abategeze ko navuga umutego ubone uko bawica. Nanjye rero Imana yampaye ubwenge wowe kuri iki kiganiro uzanshake kandi nabwo nuko nzankureba visa nkona kutari umurozi. None se bishatse kuvuga ngo ubasha kureba umuntu runaka ukaba wamumenya? None se Imana yapfuye kudutora gusa? Ntabwo Imana yapfuye kudutoranya gusa. Nta kindi kintu ukoresheje kureba gutya turi kurebana ukamenya yuko muroza dukubitanye amaso ateye kubita hasi. Ngo iki? Iyo dukubitanye amaso aje kuguma arije nk'iwanjye ateye kubita hasi. Ubwo ntabwo ari ukwiyemera sino kwirarira. Niba hari umurozi ufite wowe ubwawo kumva ko icyo mvuga atari ukuri, muzaza ni wanjye. Ariko hari amakuru nigeze numva. Uretse gato wenda utarakomeza ayo makuru, si uko mfite imbaraga zindi nkoresha zihangana nabo barozi. Nuko Imana yashyizeho icyo bita uburinzi wanjye. Wowe mbashe kwita ku bwoko bwayo. Urumva neza? Nkuko Imana yahaye ubasha Mose akayobora Abisiraheli bagera ku nyanja itukura, Imana igakamya amazi bakambuka bemye. Bamara kwambuka amenye Egiputa babakurikira bakagwa hehe? Bahatikire mu nyanja. Nasubwo nagwe wanjye nzabona ngewe bikoze, ni Imana yabikoze. Imana yabikoze arukuri yabigenje hari wanjye, akuri yabigenje muri ngewe, andi kuri yabigenza muri wowe ubishaka babishaka. Yego ukemera gukorana n'ubushake bw'Imana cyane. Ariko mushire impungenge izo ndwara zirakira twavuze z'abana batumva mu ishuri, ugasanga imyiryanira iraharaho mu rugo, iyo migongo idakira, ayo maguru ugenda ukagenda ucumbagira kandi wari muzima, wakwicara ko mu mugongo urashize ko mu mutwe warashize. Mushire ubwoba, Yesu yaranesheje, yaduhaye itugomba gukoresha ubuzima bukamuzima buzima. Amen. Kugira ngo twashoje niba nta kindi kibazo mbo genda ibibazo ntibyabura gusa namakuru nari nigeze numva. Wowe uri mu karere ka Rwamagana niho tubasanze. Niho wansanze. Mbo nigeze ako nawe ko majyaruguru muri aho cyane rwose tumeze neza. Ariko muzi barinda. Nigeze ntemberera mu isoko rya Ntunga. Yego. Nsanga bazi izina Muganga Clement cyane. Impamvu banumvise bamuzi bari kuvuga ukuntu wageze, ubwo nagiraga ngo ubiduheho umucyo kuko hari igihe abantu bavuga ikintu banabeshyera umuntu. Yego. Wageze mu isoko maze ngo wageramo abarozi bagatangira kwigaragaza ngo ku buryo ngo umurozi yataye ibintu ati umva ati mbaye ngiye rwose genda ujye kugurira ahandi. Sibaza amakuru afite niyo murabwo ni wanye nihakanagira nuvuga ngo hari umuntu navuraga akorera mu isoko ry'Intonga, nangwe ati muganga wazansukira kuri seta yanjye nta kibazo gihari. Ntabwo siko ntimagira ko ira soko ririmo abarozi benshi ko nateze umutekano mukeya. Bisumva byo bishoboka niko yambwiye. Niko bigenda niko bimera kuko Imana hari ukuntu yangize nanjye sinjye.
yego rwose utazabona ninje mu isoko nta n'igikapu mfite kirimo n'imiti nzaza gutya nkihagera ubwo kako ndimo muvura umurozi wamurozi yamuvugiyemo dusanga kurira mu isoko asanga nawe aramuzi yego nibwo acuruza ibitunguru bwahari nawe yiyumva atangira agira ubwo nashaka nimuka kuko Imana yaduhaye imbaraga kugira ngo tubashe kwanga ibyo bintu byose mpageze umurozi ngo niragenda manje ibitunguru nangaye ntinaya nako sundi wagiye ukagurira hariya andere wanje kugurira wowe ngo genda ugurira hariya ngo apfupfu ngo imbaraga ngaho imbaraga simbaraga ko ibitunguru nangaye ibyo by'imbaraga bije gute imbaraga imbaraga aratangira arahagurutse ibitunguru agiye arazinza kubita mu mufuka byari mu gitebo ibindi biri mu ibase ahita kubita mu mufuka arafunga aranje azenguka hose rero imbaraga ngo nanjye nabonera ntateze umwuka muke hano reka ngende uburahavuye nuko nahavuye none se ariko amakuru naje kuyumva nyuma ati ko yakomeje gucira avuga gutyo njye nahageze mbyumva gutyo ahubwo ndibaza uyu muntu ashaka kwivuza kuko uyu muntu ugenda se hari nabo bambaye umubiri yego kameme bashobora kurwara ugasanga nabo baragukeneye nabo baroga hagiye tubavura bigasura mu bitesha yego nubu ushaka kumbwira ngo byamufashe yaza nkamuvura yego ntabwo yahakandagira nicyo kibazo none nuwo gupfa nyine kuko ijambo ry'Imana mu Bagalatiya 6:7 niba ntibeshye ibyo umuntu abibye n'ibyo asarura iby'ibishyimbo usarura ibishyimbo wabeba amashaza ugasarura amashaza niba rero ubuvuzi uzasarura uburozi irindi jambo rikatubwira ngo nzirukansa uruzi ku gasozi Imana byivugiye se cyane rwose muri Bibiliya kandi umurozi kazagomba gupfa biri mu kuva gusa koko reka rero tuze kuba buri wese wagira ikibazo ku byo twavuze yanyura muri comment akatwandikira bajya dukorana na share subscribe na comment nk'uko bivuze kugira ngo ibi biganiro bisakare hirya no hino babaro tubabuza amahoro nje mvuze ibyo numvise ariko nawe wagize ibindi waza ukajya utwunganira kugira ngo buri wese impungenge zo kwivuza kwa muganga Clement zibe zarangiye nene mpamvu maze iminsi uri kunshakisha ngo tugirane ibiganiro nayo makuru wumvisha bajya umenye ko makuru ari amakuru koko cyane rwose makuru ni impamo nta nubwo afunguye rwose nayo ngayo murakoze cyane rero sawa Imana iduhana umugisha ngira ngo dushoje tubagira ko imwange uvanwaho rwose burundu uvanwaho n'ibiti twe dukoresha ntabwo rubango ni imbaraga zindi dukoresha umunanira tugakoresha umuhango wangamura abazimu umwisheke ushwemuza abazimu n'abadayimoni ubundi byose bikagenda neza kuri gahunda murakoze cyane